na mama. Uyu mwana habaye intabaza. Intabaza ya senateri Havugimana Emmanuel. Ni nabwo bwa mbere nanjye namumenye. Mukase nase bamukoreye ibikorwa by'iyicarubozo. Ariko bira bintu biterwa Mukase. Ariyo mpamvu ku myaka 12 wowe umuvukije ubuzima. Ayo maraso ndagukarabye. Yarababaye amaze imyaka 9 babara. Uwamumenye nyine ntamwigireho na ngo bafashe umuziranenge barafata bakorera iyicarubozo. Ndenga kamere nyine kurwa bagiye bajya nubona agafoto kuzabona ko bagiye bajya mu ngingo bakavuna. Amaboko amaguru reba ufashe mera bamumena ubwonko. Aribyo byamuviriyemo nyine no kugira ubumuga bwo mu mutwe kuko nubona amafoto uzabona ko yakanuye ariko ntabwo yabonaga. Mugoroba mwiza kubari ku mugoroba, igitondo cyiza kubari mu gitondo, igicamunsi kandi cyiza ku bihugu bimwe na bimwe. Uyu mwanya ikiganiro gisohotse yenda bari ku manywa. Ndabizi neza ko abadivantiste uyu munsi baryohewe, ariko abafana ba Peri bo barwaye igihumure. Pole sana, nanjye ndimo ndababaye cyane. Mweke kwaseka. Jewe ndababaye afande CDS ko ntari umujyamo. Erega mana yanjye bose nahera he. Aperi yambabaje nk'umusportifu, nk'umunyamakuru wa siporo, nakoze siporo, nanditse siporo igihe kinini. Ibintu byabaye kuri Aperi birababaje cyane. CDS yasabye imbabazi ariko ahantu hari afande, kandi afande bingera yavuze ko iyo tuvuze afande tuvuze mwenyewe. Yabaye akinjira. Ibiri icya gatatu irasi cya gatatu. Mu gihe bataramenya ibiba icya kane. Mu gihe bakibaza ngo ibi ni ibiki turi kurota icya gatanu. Ngewe position yanjye umuzamu namwise mbona bihita Mozambique. Mbona bihita bateye koruneri afashe baro kubera igihunga aratitira. Icyo ni igitego cya gatanu. Ahita amanika amaboko aravuga ati icyo ni icya gatanu. Yamanitse amaboko aravuga ati yavuze ati ngewe shobora kuba naraje mu ikipe indusha ubushobozi cyangwa ntazi birimo. Bari basaze bose mu mutwe ariko agusara reka nkubwire ariko abadefa yewe ndasaba abantu bo muri siporo bafite aho bahuriye na siporo by'imwariko muri APRFC, abantu barambagiza batunge yitoroshe barebe. APR yatsinzwe urugamba ariko ntabwo yatsinzwe intambara. Ibyo nabisubiramo. Muhumura abafana ba APR muhumure. Yewe ubundi uva nkubwire. Umwana witwa Mario uramuzi, umuzamu wa APR, umwana muto w'imyaka 23. Genda muzi. Bira bitego ishimwe ari kubitsinda. Abantu wasanga bari kumutera 10 ahubwo. Nta kibazo. 10 w'umunyarwanda. Atategewe indege. Ibyo ntacyo bivuze. 10 basanga bari kumurasa 10 iriya kipe ukunda rimwe. Naherukaga kubona APR itsindwa mu buryo busuzuguritse ikina na Esperance de Tunis, igihe baratebyaga bakavuga ngo iby'imitwe bagezeho babikurayo. Bavuga ko iby'imitwe bitemewe n'amakufura. Ariko ntago ari ubwa mbere buriya. Ntago ari ubwa mbere APR yambabaje cyane. Gromahe yayigeze no kurasa APR ibindi bitanu kera. Ikipe y'Abanyarwanda APR FC nababaye pe. Ntabwo ari ukuyikina hejuru bimwe nabonye bagiye bakata utuntu twa basarupongo na bakabange. Burya umupira urababaza. Bareke gukina n'amarangamutima y'Abanyarwanda. Ariko ntuza ndatekereza ko ubu ngubu determination bazaba bafite ejo bundi kuri Twitter ya APR yanditseho iki match bavuze ngo dukubiswe bitanu ntabwo ari byo twifuzaga, ariko igikomeye reka ndebe X ya APR ikintu kiri match yarangiye kuri X ya APR. CDS aramanuka ategereza ko umutoza arangiza ikiganiro n'abanyamakuru bahita batambikana bajyana muri vestiaire. APR FC official APR yasohotse hafi saa 5 n'igice z'ijoro. Na CDS yabahaye icyo bita amawayiza, arangije ababwira ati sha tuzarebe. Amakuru nanamenye kwamba na kuri Twitter nuko amakuru namenye nta kintu kiriho. Dore ari umukinnyi w'inshuti yanjye wo muri APR wamubwiye ati badushyize ku cyo bita ipano, ati mwebwe muravuga ngo twatsinzwe bitanu, ati wari
ati nyuma muri vestiaire twahawe icyo bita ubutumwa. icya mbere Yambwiye ati umusaza yaduhaye icyo bita ubutumwa. mani ni ikipe y'abajenerali. Ati yaduhaye evangeliti ku buryo buri mukinnyi wese yirebye aribura. Ati ku buryo ubu buri mukinnyi wese azakinira umukino bazakina n'ikipe yahera yo muri Djibouti kugira ngo Garde Républicaine. Amukinnyi azawukina nk'ufite amaguru ane. None se wowe untwaye muri Mali, muri Burkina Faso, umanuye intwaro za Mozambique, usize Ishimwe Pierre, ushize n'abandi, cyangwa hagaruka ya porogaramu ya politiki y'Abanyarwanda? Ubutumwa buhari nuko avuga ati burya mwese twanabasezerera. Burya banagenda. Kazana abandi. Burya banagenda. Hagati aho inkoni ikubise mu keba uyirenza urugo. Imyitwarire y'abareyo nayinenze. Biriya bintu ntabwo ari byo. Oya biriya bibaho. Ni Sekafa Kagame Cup. Ntabwo ari Sekafa Kabila Cup. Ni Sekafa Kagame Cup. Biriya bintu. Oya byambabaje. Ibyo byawe ni bya football. Football ni kuriya bimeze ikintu cyitwa harya babyita iki? Ntabwo uzigera ubona umufana wa Barca yafannye Real. Mane babashinyaguriye. Ntabwo uzigera ubona umufana wa Real yafannye Barca ngo nuko ngo ihagarariye Espagne. Ntibibaho. Gusa ndababara. Uva nkubwire. Ubu nk'ubu ubajije nk'umutoza w'abazamu uhagaritse Ishimwe Pierre, ukuyemo wa mwana wahoze muri Reyo, uzanye ngo umunyamozambique, nawe birangiye yabaye mbona bihita. Erega Jean Paul, ubu turacyari mu ntangiriro za saison, ntimuvate APR ngo muyogereho uburyo. Gira no gutangira saison n'ikipe nini ziri kuvuga ibintu bitatu. Ahubwo APR wasanga bari no kwirasa 10. APR yakoze muri Soki, ntiyakoze muri Soki. Nyine ukurikije mu ntangiriro za saison na bije ifite n'amafaranga ifite biriya biratunguranye. Wowe urajya kwipima ku ntare gute? Uripima na Petit Frere gute? Ubundi bagakwiye kuba bahamagara za Mamelodi Sundowns, tukabona hano Arahi, tukabona hano Mamelodi, tukabona yo muri Zambia barimo bipima. Manura Pyramide Jean-Paul, reka tuve muri siporo. Tuve muri siporo, reka mbanze nkumvisha inkuru zanjye nshaka ko tuganiraho nazo zinzanye. Reka duhere muri ya wa mwana. Wa mwana baziritse bakamukuramo amaso. Senateri Havugimana Emmanuel agatanga impuruza. Ariko ubugome bw'isi nabwo ni ikibazo. Ntabwo ubundi uyu munsi nari nawo hari APR. Ariko kubera ko uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye, ndacumbitse shatse ngewe buri weekend nazajya nkora kuri sport samedi dimanche. Mbishatse kuko mbifitiye ubushobozi. Nanditse kuri sport imyaka 3 cyane u Rwanda rwakiriye, ninge wayikoragaho na Ruben Ngabo. Ngaburamuzi. Hari umwana w'umukobwa nanjye nandika. Hari umwana w'umukobwa witwa Rebecca. Urumva? Muto cyane. Yatabarutse ejo bundi rwose. Ku itariki 21 yarapfuye. Tariki 23 nibwo yitabye Imana z'ukwa karindwi. Atabaruka umwami. Ubwami ni mu mutwe. Hanyuma reka twivugire iyo nkuru. Umwana w'umukobwa ukiri muto witwa Rebecca yaramaze kuzuza imyaka 12, ariko 12 y'agahinda n'akababaro. Yapfuye ku itariki 23 z'ukwa karindwi uyu mwaka, ejo bundi mu bitaro bya BMC ya Kicukiro. Yarasanzwe aba igahanga ariya mu kigo cy'ababikira. Kigo cy'ababikira bitwa inshuti z'abakene. Muri make rero yenda fisi ano mafoto yashyireho, ariko uze kureba ukuntu ugenda ni amafoto ababaje, mwihangana abagiye kuyareba ateye agahinda. Nge nyumva ino nkuru namaze amasaha nk'abiri ntahumeka, ariko icyo dushaka tuzaniye inkuru no kugira ngo twumvikanishe ubugome bwa mwene muntu. Jean Paul, mbwira neza, uwo mwana yaragiye kuzuza imyaka 12, ikibazo cye cyagenze gutumwe na mama. Uyu mwana habaye intabaza. Intabaza ya Senateri Havugimana Emmanuel. Ni nabwo bwa mbere nanjye namumenye. Oya nge n'inshuti yanjye kwa aramfuye. Oya nge namenye uwo mwana kubera ndamuzi nanjye kubera honorable. Umugabo muzima na musaza ukunda yigeze kurekokereza niba ari hagati na Bruce Melody. Sinzi ibintu yamwanditseho. Akora muri Soki arongera asaba imbabazi. Ndamwemera cyane ni muzima. So ni inkuru y'intabaza ivuga ko bamwe muri ibi bihe ati muribuka inkuru iri hasi ubwo yavugagaho yanditse ko muri 2017
abatekerezaga ibyabaye ku mwana witwa Rebeka, aho mukase na se bamukoreye ibikorwa by'iyicarubozo. ariko biriya bintu biterwa mukase ariyo mpamvu nyina wa Fisi yamubwiye ngo ni mukaso, uko biri kose nubwo nagusize kwa boka ariko ndi nyoko, urumva rero mukase ba mukase harimo ba mukadata baba bazima, ntabwo ibyo ni imyumvire, ariko ababo nta nubwo ari ba Nyabingi, ntabwo nabona ubwoko nabashyiramo. Rebeka rero uyu musenateri yavuze ko yitabye Imana kuri uyu wa 23 Nyakanga, akagwa mu bitaro bya BMC biri i Kigali. BMC iba Kicukiro. Yabaga mu kigo cy'ababikira hari Gahanga. Urumva yaramaze kuzuza imyaka 14, ariko rero yavutse 2012. Yesu yabatijwe afite imyaka 12 nibwo yari atagiye kugira akenge. Ku myaka 12 wowe umuvukije ubuzima. Ayo maraso ndagukarabye, kandi uyu muntu uba muvumye nawe ashobora guhita ahumeka isigane. Hari ibintu usigaye nirinda kuvuga kugira ngo bitabagiraho ingaruka. None kutangiye kudutera ubwoba. Hoye. Ariko uyu mwana yarambabaje Jambo. Niza icyo namaze kubona. Rebeka tariki ya 27 rero z'ukwa 10 z'ukwa 2 2014 yari afite amezi 9. Urumva agaruka muri 2016. Nyina amara amezi ari ise yari yaragiye, ise yarabataye reka. Ise yabataye muri iyo tariki ivuze. Kubera inshingano cyangwa se kubataye imwe by'abagabo. Simbizi nimwe by'abagabo. Ubu ngubu. Noneho uyu mwana kiza kugaruka kiramwiba wana. Ubuse twamuvuga. Isa amazene yarimo. Reka tutica iperereza. Iperereza ry'ikise n'ubundi ko yakatiwe agafungwa, ahubwo amakuru namenye yuko ubu ngubu ngo ari kwidegembya na mukase uwo mwana. Oya ntabwo byashoboka. Koko sana hano mwere. Bagomba gukora uburoko. Igihano yarakirangije. Yarakirangije. Gikomoka ku bikorwa bari barabakoreye. Ni ukuvuga ngo nk'uko wari ubivuze, ise yabataye afite amezi 9. Araza agaruka mu 2016 mu kwezi kwa 12 aramwiba. Yiba umwana afatanyije na mukase. Baramwiba arangije aramujyana. Kuki umunsi dufite inkuru z'agahinda. Ariko noneho nyina amara amezi 7 yaramubuze. Yarabuze ahantu bajyanye umwana. Aza kubabona, komeza gushakisha, aza kumubona. Ariko ubundi muri 2017 ubundi kwarerwa na mukase udafite nyoko, ubundi mukaso akure arerera gute umwana koko imyaka. Icyo sindi kibazo. Urumva ise yaraje aramwiba aramujyana hashira umwaka wose, nyina yongerera kubona, ariko amubona. Ngira ngo muri kureba utudufoto, murebe utudufoto, mwihanganira aya mafoto. Murabona amaboko y'uyu mwana. Murabona aya maboko y'uyu mwana ukuntu ameze. Ntabwo uriya mwana ashobora kuyahina na gato. Uko baramutwaye baramuzirika. Bamaze igihe kinini baramuboshye. Bamumena amaso. Bamufungirana mu nzu ahantu ku buryo atakibona. Adasohoka. Baramuboshye. Ubugome. Ariko ni gute ubuho umwana w'amezi. Ubugome. Cyangwa bafite indi myuka y'ubupfumu hari n'ibikini. Ubugome. Ndabakarabye. Ukuguru kumwe nako bari barakuvuniye mwive. Umwana ntashobora kuguhina. Ntiyashoboraga guhina. Umwana imyaka afite. Nari nyifite muri 94. Ariko yasubije amaso inyuma. Sanga nari marayika murinzi wigendera icyo gihe. Jampo ino nkuru mbabarire ndabigusabye. Tuyikurikirane gute? Uzayinkurikiranire ariko ndaza kubaza. Senata reka mbazavugiye Imana. Hariho nimero. Cyangwa ubazeho ubwo ino nimero y'umuntu witwa Clemence. Maze ati gushyingura ni ryari, inkuru tuyikurikirane, ariko nanone bantu mukurikira igihe ubonye icyaha cyabaye, igihe ubona ubugome buri kuba ku bintu nk'ibi, umwana w'umuzirane. Ariko se byumva uhora ati mbibarize ko bitagombera amashuri ntibinasuzuguze ubigize. Agatwara umwana afite amezi 9 kamwiba kamuboha kamuvuna akaguru ibintu birababaje cyane. Ese ibintu byaratewe n'iki? Cyangwa bafitemo ibintu by'ubupfumu. Iyi ni karande. Ni umuhoza Clemence yagarutse atabasha no kureba. Clemence se shaye nimero iracamo.
uzi ko Iyo umwana nimero ariko yagarutse ni iya atabasha no support kureba. bashyizeho ya Clemence by support. Okay. Gusa muri comment nakomeje kugenda nsoma hano nibwo naje kubona ko harimo umuntu kandi arabizi neza. Naramutse Clement, naramutse amakuru ya nyuma aha meze neza by'iki gihe. by'iki gihe Hari nimero yawe nabonye ahantu Mhm. kuri uriya mwana wapfuye mu minsi ishize. yego Nabonye hariho nimero yawe. Yewe ntabwo nzi n'ubwa mbere ngo uhamagaye, we nubwo yenda ntaremewe gukora inkuru z'agahinda n'umubabaro, ariko akazi wisanga kazi gukoresheje. Twifuza kuzamenya gahunda yo gutabara, tukabatabara by support. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza, ndi umunyamakuru ukurikirana inkuru z'abantu babuze kivurira na kirengera. Nitwa ijwi ry'abativugira. yego Rero ntabwo tuzi gahunda uko iteye. Uyu munsi turi kuri 25 kuwa gatandatu, gahunda yo gushyingura umwana ntabwo tuyizi mu Ndumva by'ukuri. n'igitaramo cyo kumusezera giteganyijwe ejo nimugoroba. Kiri aho kibera, niba ari location uko yabiteye, kugira ngo turebe ikintu twakora nka team. wabonye ko yabaga mu babikira igahanga ariko Nayibonye gahanga baba biki. yitabye Imana umunsi ni kuwa gatandatu yitabye Imana kuwa kane kuwa kane twamenyanye muri morgue yari i Nyamata. Ejo ku mugoroba hari igitaramo Kuba bikira toujours. babikira niba centre uza ahantu iri yabo Satre y'ababikira iri exactly. ku nshuti z'abakene impande ya Nigesi gahanga Utaragera ku isoko ariko. haruguru y'isoko utaragera ku isoko niho tuzakorera igitaramo saa 12 z'umugoroba. Z'umugoroba. hanyuma gushyingura ni kuwa mbere gufata umurambo saa 2 Nyamata misa kuri paruwasi gahanga n'ubundi hanyuma misa ni saa 5. Hari gahanga toujours. yego Gushyingura ni he? gushyingura ni Busanza saa 8 kuwa mbere nyine. Mu Busanza. Mu Busanza se ryari imbere racyakora ntiryuzura? bafunguye irindi nyine ryari saa. Afunguye hari irindi ryafunguwe. umanutse kuri polisi ugahita ufata umuhanda w'igitaka. Uyu mwana azashyingurwa se byibura forensic hari ikintu yagaragaje? umwana amaze igihe arwaye ariko Bikomoka kuri torture urabona yakorewe. byabaye 2017. nabibona hashize hafi imyaka 10. yego ni 9-10. yewe urumva mpamvu hariho nimero yanjye nuko turi mu bantu nyine bahise bafata gahunda yo kumurwaza yo kumurwaza. tutashaka kugira ngo tumujyane hanze ariko dusanga baramwangije cyane. Mana yanjye. nyine ibizamini kuko yabaye twamurwaje yashika iminsi kuko mama we nta bushobozi yari afite. Okay, nanjye kuvuga ku muryango muri rusange w'amaraso. Bariya bamwangije urukiko rwari rwabahemije ikihe cyaha ko n'ibihano bahawe barekuwe? ntabwo nibuka neza n'abafite dosiye ariko bari babahanishije mu gukubita no gukomeretsa. Ubwo se urumva atari umwaka umwe babahaye? oya babakatiye imyaka 7 kumva icyo gihe urumva twe twamumenye deja barabafashe barabafunze. ariko tubyinjiramo dushaka avoka turaburana nyine avoka araburanira umwana. itegeko icyo gihe rero icyaha bari bakoze imyaka myinshi yari 7 niyo babakatiye. Icyo gihe kuko nk'ubu uyu munsi iyo babikora bagira ibyago yenda bikamuviramo urupfu, sintekereza ko bari kubaha imyaka 7. n'icyo gihe yaza kuba yarapfuye byari guhinduka. na nyuma yaho nzi ko itegeko ryahindutse ariko ryahindutse baramaze kubakatira. Nta kundi. na nyuma yaho barabakatiye barajuriye urabimenya ko bajuriye. icyo gihe dushaka umwavoka no muri haguruka hari niba nibuka. dusubira nyine mu rubanza barongera igihano cyabo bakigumishaho. ariko duteje imyaka 7 yararangiye ntabwo twakurikiranye tumenye niba baratashye ariko baburamo ko batashye. Ese Clement byibura umuntu hari ubwo akora amabi ko mwavuga ngo shitani yamusuye, ariko yenda mu myaka 2-3 yamara muri gereza akicuza, barinze bayimara aho kugira ngo bicuze bababazwe n'ibyo bakoze bakirwana no kujurira ngo bagabanyirizwe igihano? barajuriye
ngo ntabwo bahindutse mu buryo bw'imite nk'uko uyu munsi abajenosideri baravuga bati yego jenoside yarabaye twirara mu batutsi turabamara ariko turicuza kubera ubutegetsi bwariho icyo gihe bwadushutse nta kwicuza bagizeho. urumva twe tumaze kujya muri ibyo bamaze kubafunga ntabwo twabasuye ntabwo twigeze tuganira nabo ariko nkeka ko nibo barajuriye ntabwo bemeraga icyaha. Ubundi reka mufashe mu mategeko ujuriye ntabwo aba yemera igihano ntaba nemera icyaha. Birababaje nk'umubyeyi wabanye n'umwana ibi bintu bibaye kuri uyu mwana nk'umubyeyi icya mbere mubifata gute? Umwana w'umuntu uyu munsi yakuramo irihe somo? Bitanze somo ki ku basigaye cyangwa se biratanga ubuhe butumwa byibura ku bantu? kugira ngo twe twamubanye nawe kuva icyo gihe ubwacu nyine byadusigiye isomo kuko twari gurupe nini. urumva abantu bamaze kubona ko wenda atazakira ko twaramuvuje CHK tubona biranze, komisiyo y'umwana yari birimo tuza kwiyemeza kumujyana i Gahanga mu babikira kuko bafite specialite yo kurera bariya abana. Ariko ntabwo twamutereranye turakomeza turakurikirana twongera kumucisha muri MRI tugira ngo turebe usanga nyine ubwonko bwe bwabaye atrofiye. Ariko nabwo ntabwo twamutereranye numva turiye twahoraga tubasura nyine yari mu buzima bwacu. Ni nabyo twari tugiye gusorezaho kugira ngo urumve cyavuyemo nuko uko ari imyaka yararwaye arwaye imyaka myinshi hafi ye. Ikintu byadukozeho nyine kubona ko bamukorera umwana w'imyaka 3. Uyu mwana yaranababaye yarababaye amaze imyaka 9 ababara uwamumenye nyine ntamwigireho ngo bafashe umuziranenge barafata bakorera iyicarubozo indenga kamere nyine kumva bagiye bajya nubona agafoto kuzabona ko bagiye bajya mu ngingo bakavuna amaboko amaguru reba ufashe mera bamumena ubwonko aribyo byamuviriyemo nyine no kugira ubumuga bwo mu mutwe kuko nubona amafoto uzabona ko yakanuye ariko ntabwo yabonaga. Ndakwandikira kuri WhatsApp mu kanya. N'ubwonko bw'urumva bwari bwarapfuye abandi bari baramenye ubwonko bari barashyizemo agatiyo agatiyo kamanuraga ari amazi bakajyana nyine mu ruhago. Ubwo nibyo byamuviriyemo umubonye ntabwo wakwemera ko yari umwana muzima. Nibyo birinze bimuviramo nyine urupfu. Mu kanya dutangira abuze uti ni ababyeyi gito. Ubundi ababyeyi gito umubyeyi ashobora kuba gito ariko ntabe umugome. Umubyeyi gito ashobora kuba umugome ariko adakoze ubugome bw'indengakamere. Uti bakoze torotire. Reka tubivuge mu kinyarwanda cyumvikana kuko turi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nk'umubyeyi wamubaye hafi abo babyeyi gito bamukoreye iki kirinze kimuviramo imbarutso yo kuva mu mubiri mu buryo bufatika? Umubiri wose barawubabaje ibyo nakubwiraga bagiye bajya ku mavi ku nkokora bakavuna barebesha inyuma numva mu bwonko barabumena. Nyine asigara ari igisenzegeri nabyumvishe sinzi bafite ikinyarwanda kuko umuntu wo mu buzima nyine buri vegetative. Yego nabyumvishe ikinyarwanda ni kwa umuntu yagusenye byose usigara uri igisenzegeri kuko urumva no kumugaburira byarugusukayo ngo ibyo bamukoreye yarataragira ubwenge uko noneho aho arinze apfa atazi kuko niba byarakoze ku bwonko arinze apfa atazi aho ari ukuyeho ko mwari mufite izo nshingano zo kumukurikirana umunsi ku wundi. Yego kwa muganga bari baratubwiye ko yari asigaranye agace gato cyane ka serivu. Wenda waba uri iruhande wavuga ukabona aranyeganyeze kugira ngo yari afite muri subconscious akantu gato kumva ariko ntabwo yari azi aho ari. Madamu Clemence ndagushimiye. Reka tukakwandikire mu gikari ubone nimero utwo tudetaye twose uratuma mu gikari. Nyandikire hanyuma nyuze kubwira bagukurikira no tuzabe turi kumwe no kumuherekeza kuko tuzaba turi kumwe. Reka tubivuge mu ruhame tuzaba turi kumwe kandi tuje gutabara nk'abandi bose mu nyungu rusange. Murakoze cyane.
Jean Paul ikiganiro tugisoza tumva rwose ariko se ubu koko harimo ibintu umuntu yumva. umuhanzi Munyashoza ati ese ubu bugome bw'abantu buterwa n'iki bana? Munyashoza yaravuze ngo iteka ahora yibaza ese mubwira gufata umwana utaruza n'umwaka ukamutwara ukamuboha we yewe ugafata mira wanjye ndakesire ujya we ni namukuru mukuri tato mira buriya wamuzirika ukumva ugeze ku giko hoya nyine ndi kukubwira ibaze we aragenda umwana w'umwaka kuko bamutwaye 2016 amara hafi umwaka yaraburiwe irengero bamugaruza 2017 mu kwezi kwa 12 basanga umwana yarangiritse baramubohaga bamuvunnye mu ivi bamufungirana ahantu ku buryo atabona aryo Murerwa Clemence ndababaye Munyashoza ati iteka mpora nibaza ariko rero ibyo bariya bakoze icyo bungutse uwabikoze yungutse iki hari umugabo wavuze ngo hari umuntu wavuze ngo abantu nizo nyamaswa mbi shani abangaba babone inyamaswa bavuga ko uhuye ni ngo inzoka iyo ifashe umwana iyo ibonye umwana ikabona ntamenye ifite nta kimutwara uko nabonye aya makuru umuntu witwa Felix Muramutsa niwe wanditse iyi nkuru na Fisi yayibona ngo hagati aho uwitwa se na mukase bamugize kuriya barafunzwe baraburana barakatirwa barafungwa barangiza ibihano ubu baridegembye yanakomeje avuga ati ubu wabanyereka niba bazatinyuka kujya kumuherekeza cyakora Imana irihangana. Senateri Emmanuel yese amusubiza ati ngewe numva byaba byiza batahakandagiye. Ubusa yabaje gukora iki ntabwo tubakeneye. Ariko uyu Felix Muramutsa nipanze akazi. Felix Muramutsa yese yandika ati ariko tibiriya bisa abantu ntabwo ari abantu biriya bisa abantu byamwangije wabizana mu kumuherekeza akabiha ijambo ryo gusaba imbabazi wenda byakururutse imitima ya benshi. Abantu batasabye imbabazi bari mu iburanisha ariho ubona umwanya wo ukanajurira ugatisha cyakora Jean Paul reka nkubwire iyi nkuru ejo si ku cyumweru nta n'ikindi umugoroba wo kumusezera nzaba mpari ubushatse nashaka ibifurumba nka streaming y'iki kintu nzaba mpari ku mugoroba no kumushyingura ku cyumweru nanjye nzitabira bazashyingura ku cyumweru no kumusezera kuwa mbere niho kuwa mbere niho bazamusezera niho bazashyingura ariko umunsi wo kumusezera umugoroba wo kumusezera n'ejo no kuba turi hariya igahanga ariko bana Jean Paul ku mugani umubajije ura mama ibyiriya nkuru mbega inkuru mbi gose ese abantu rero abantu bo kwisi basigaye barasaze banza wumve ni iyi nkuru gato cyangwa tuzayikorehe kwayo gato ngifite ikibazo ubundi ibintu ngiye gukora reba inkuru ya wa mukobwa bateraguye ibyuma bakamutwika nyagupfa yaka wamwishe ari Bugande avuga ko ashobora kuba ari Bugande ayo makuru turayafite yaciye he yanyuze aha reba inkuru ya master w'imuhanga Paul directeur jya kwigendera hari inkuru umuntu yumva kumva bavandimwe bantu mudukurikiye dufashe umwanzuro wamwiciye iki reka dufate umwanzuro wo gusoza ikiganiro aha ngaha ariko namwe mutubwire ubugome nk'ubu umuntu yavuga ati iyi sheni batazayita yenda ivuga inkuru z'abapfuye n'izindi ziremereye reka tuvuge gatoya tubateguza inkuru tugiye gukora y'abantu bafashe umurambo bakawanika tubashyireho n'iyo video bapfa n'amafu ngo shango nuko ngo batamuhaye ubutaka sha iyo nkuru ariko uguze ikintu yidefandamo Jampo tugomba kwigaruka ino nkuru kwayo uguze ikintu banza wumve nk'uyu muhungu icyo arekaramo banza wumve ikintu arekaramo uyu muntu wumva uyu muja umva icyo arekaramo Isa yarapfuye kumuhamba biranga bafata isanduku bayishyira ku mugaragaro ku zuba ku gahinga umwana we n'umuryango mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Mataba
uyu ni umuhungu witwa Nshimiyimana. Ikibazo gihari ni umusaza papa wanjye, abaturage ubuyobozi bw'umudugudu burimo kunsaba kugira ngo mushyingure nta nkuragobo ndi buze kubona, bakambwira ngo nimushyingure gutyo gusa ntahe, kandi afite umutungo benshi cyane barabizi, haba masenge haba n'abandi baturage bagiye bahari. Hanyuma nababaza ikintu ndi buze kuza guhabwa nkakibura, bakambwira ngo ninkingure gutyo gusa. Kwisa nicyo kibazo mfite, nabyanze, ari nayo mpamvu mbona umurambukira hano ku muhanda. Icyo nsaba giye ubu none ahangaha tuvugana, cyangwa se ngasaba n'ubuyobozi nkuko burebera abaturage buri munsi, nkuko bwaza bakamfasha, hanyuma umuntu agashyingurwa, hanyuma nkabona n'uwo umutungo warawufite urahari, abaturage barabizi, ubuyobozi bw'umudugudu burabizi. Bundi bamufashe iki kimbwa nacyo baragifunga, bamufata bakamushyingura. Bundi se gushyingura umuntu oya, ikibazo ntabwo ari ifisa, arimo arashyiramo diplomasi ngo bakabijyamo nyuma. Ni gute umuntu mufata ni gute mufata umurambo fisi biramurenze, ugafata tuzamubaza ibya Yago n'ibindi, ariko hano ni nabikarabe ku mpamvu ze bwita ugarebe ko amashusho arimo neza. Ni gute uvuga ngo umuntu umusaza arapfuye? Uyu musaza ngo yarahoze afunze. Biragaragara ko igihe uyu musaza yari afunze, Jean Paul, ikintu cyabaye abajenosideri ubwo no mujenosideri umvuze ikintu cyabaye, ntago wahita ufata umwanzuro. Tuvuze ko yari afunze kandi yari afunzwe igihe kirekire, hanyuma arangiza ibihano. Ariko mu gihe yari afunze, rega nuko batashye abajenosideri, umva Jean Paul, mu gihe yari afunze abantu mu majyaruguru Gicumbi arimo abataramugeraho, arangije abona umuntu w'umuvandimwe wamugeragaho, niwe yashyizeho ibintu. Ariko mbere yuko dukomeza, reka twumvisha abantu, tubarebeshe, tunababwire uko byagenze. Ibashyiremo aka kantu kose. Uyu mwana ntahagije, umwana arahagije. Oya, nabyo babishyiremo kuko tuzabisesengura inkuru yose. Yego, ntacyo, reka tuyishyiremo, abanyarwanda batagere ngo gaho reba tuvuye muri aperi yarayinyabitswe dusoreje mu bapfuye. Ariko reka tukihorere. Oya, ntabwo tukihorere, tuzagashyiramo ubutaha. Bino birahagije. Reka Jean Paul, ya nkuru tuvuzeho uriya mwana nta kintu bundi biranagoye kuvuga ku yindi nkuru. Iyi nkuru kugira ngo mwumve ukuntu isi yandavuye, mubanze mubyumve. Tuzanayigarukaho neza hirya y'ejo, twongere tuyigarukeho. Yewe numvaga kuko ndi kuvugisha umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, araintervena tumubaze iyi kese, muyimubazeho nka polisi. Ariko iyi nkuru yo kuyishyiramo yihorere, mbabarira. Kubera iki wayitinye? Ntago nayitinye iriya nkuru y'uriya mwana, ngiye ndumva imbabaje ku buryo numva no gukomeza ari hatari. Cyakora umuvugizi wa polisi akwitabyeho twamwumva, ariko anakwitabye niyo yanakwitaba na nyuma twanagikoraho n'ejo. Ubu ngubu ngewe ariko ubugome bwa mu karere ka Gicumbi. Uwo muntu yitwa nde? Ubuheze uwo muntu wapfuye harya bavuze ko yitwaga ngo Ndera Musaza Kayumba. Hanyuma n'ubu ufite mu maboko arahari, ariko kuvuga ngo yarafunze ariko umusaza. Hanyuma ariko hagati aho nigeze kujya kumureba ahantu yakoreraga imirimo nsimburagifungo tije, ahantu mu hari urwandiko yampaye ngomba kuzanira mudugudu guhagarika uwo musaza wakoreraga muri ubwo butaka. Hari urwandiko yampaye. Urumva ko ni ibintu byitwa imitungo. Ariko mana isineje kankubwire, societe ni ikintu gikomeye, Rwanda n'ibintu byinshi. Uyu nguyu turi kuvuga wapfuye, uyu nguyu umusaza w'umujenosideri, hajemo tije n'ibiki, yapfuye kwa gatatu. Gupfa kwa gatatu, bari abaturage bari bakunguye, babona ko bari gukora mu ipironi, batari gukora muri soki. Ntabwo bamushyinguye kubera ko ari amahitamo yabo. Buri gahugu ngo umuca kandi uwako. Urumva bari abantu ibintu bakoze ni amahano, ari nzavugo z'i Kigali ni amabara, ariko kubera ko bakoze mu ipironi babagiriye inama barashyingura. Ikintu tugiye gukora, tuzakapudete polisi cyangwa yaribu cyangwa tuzabazana umuyange polisi. Uwo munyamakuru tw'umuyange niwe nabonye wayikozeho cyane. Nimero ye ntayo. Nayibona nayo rose. Ejo tuzavugana n'umunyamakuru wayitohoje bwa mbere, tuzavugana na polisi twumva niba dosiye igeze muri RIB. Tuzavugana n'umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB, Dr. Bitseri Murangira, twumve niba harabayemo. Ariko igikomeye cyane kiri hano ni no kubaza ngo ibi bikwiye gufungura debate cyangwa se impaka.
ubundi koko abantu bagakwiye kuba bapfa bavuga ngo mbere yo gushyingura umuntu murambiki gushinyagurira umurambo ngo kugira ngo erega n'abaturage mukabirebera n'umuryango wose mukabirebera kera umurambo uri ku karubanda ngo kubera ko ngo wari nguri bushireho umusaraba ese ubundi gushyingura ni kuba ari mutereka umusaraba reka harya nari hera ariko umucura akazi kera nari muri Omega ikiba kwa Rubangura Omega Church ikiba kwa Rubangura hari umuntu wapfuye yapfushije umwana tujya kumutabara igikondo seje kombi umugabo we yari yaramutaye ariko umugabo amenya ko yapfushije umwana noneho umugabo aragenda acukuza imva mu gatenga n'umugore acukuza imva mu gatenga ikiriyo cyari ku mugore twahagurukiye sejemu ku mugore tugeze mu gatenga umugabo yari umukarani tugiye kubona tubona igitero cy'abakarani nka 40 bati umwana wacu uwo mwana ni uwacu ntimumushyingure sha nari nkiri muto ariko ntari muto wo guta umugati twe turumirwa baraza bakora barakungura bati natwe imva ye ngiri muramushyingura se adahari bati ntiyarakibana n'umugore ariko nisi so twakoze iki twabwiye umugore byihoreye n'undi no gushyingura reka tumushyingura aho umugabo yateguye si bisanzwe se nubwo bidasanzwe icyo bari gukora hari communication bakumvikana uburyo bashyingura uwo mwana n'ubwa mbere nebonye ibya kabiri n'uyu muntu mbonye hari itegeko mu mujyi wa Kigali n'imbwa ntiwayigonga ngo ipfe ngo ibe ku muhanda amasaha 2 yapfuye yabyarangiye ntabwo bishoboka bahita bazifata bakazijyana induba imbwa none urafata umuntu okay sinzi yenda ntabwo kare nakubwiye ngo no genocide bavuga ngo ntabwo ari desene wayijyamo ariko niba harimo tije ni genocide abantu rero bareke gushinyagura ariko gushinyagurira umurambo n'ibintu byo mu muco wacu ubona bitakijyanye n'igihe bidasobanutse ntago abantu bakwiye kubihisha ubundi uko nizi ntabwo nagakoze comment nyinshi mutabariza kubera ko ari umujenosideri ariko uburyo barwaniye ku murambo we n'ubukunguzi icyo nicyo kibitwanze hanyuma reka dusoreze ikiganiro ahangaha ariko update ku munsi w'ejo icyo tuzongera tuganire kuri iki kintu nka updates ariko no kuvuga ngo igihe kirageze ko tureba na bimwe mu bintu bidasobanutse mu muco wacu abantu bakabizibukira ubwo ikindi nuko ejo tuzaba updates yenda tuzajya gutabara uriya mwana w'umuziranenge Rebeka no kuwa mbere nabwo tuzaba turi kumwe ubwo ibindi reka tubabwire ngo bantu mugire ubumuntu tugire ubumuntu ikindi nubona ese ubwo uwo mwana reka ngaruke kuri uriya mwana Rebeka Jean Paul nubwo inkuru ye tuzongera kwigaruka ubutaha ubwo uwo mugabo ahantu yari ari n'uwo mugore bari bakoraga toruturi uriya mwana nta bandi baturanyi bari bahari ese ubwo uwo mwana kereka niba bari baramupfutse umunwa ntiyariraga ngo mwumve umwana uhora urira mujye kubaza ngo ni ibiki ubugome bwitwa indengakamere ngo ndashaka kubaza abaturanyi b'abo bantu nubwo tuzamenya yenda masera ari kumugaburira sha mfite amasha rwose Imana ihumugisha aba bantu Imana ihumugisha bari abantu nari ryatsinda ryari ryarafashe gahunda yo kwita kuri uriya mwana nubwo yitahiye umubyeyi we yakomere mama wakomere ise we ibi aho uri hose nubwo wafunguwe ndabizi ko nawe ikikomero uzarinda niba munyereka nzakora muri soki ndateguje nimbona ntago yahaza uwo mukase na se nimubona nzakora muri soki njye mu ipironi ntabwo yahagera sawa rero ntabwo yahagera bavandimwe mugire urukundo kandi mugire amahoro ubona muri 10 ndabashimiye nitwa Jean Paul Nkundi neza urakoze Jean Paul urakoze namwe mwakoze mwadukurikiye mugire ibihe byiza rwose sinzi hari icyo utavuze se ushaka gusoreza hoya ntubizi se hoya ninde ninjye yahaye firigo y'ubuntu ntufite firigo yaguhaye waki ntabwo yaguhaye venti so nta handi ni kwa Rutayisire afisi niba yimutse yagiye mu nzu nini ubwo bazamuhe firigo nawe hoya arayifite yanagahisemo ka 230 bamuhaga firigo gato yagahisemo ka 230 urumva 200 uramupyese ubwo yagushyireho n'imiyaga yagushyire urumva niba ufite abageni
abantu bakeneye ibikoresho, amahoteli, abakeneye ibikoresho byo mu nzu biri electric, amamashini afura, nimugane kwa Rutayisire muri City Tower ku muryango wa 41 uzamuka ujya kuri sitasiyo udaciye kuri City Plaza. Ni kuri 078 34 25 871 078 1 34 25 871. Nta handi wabona ibikoresho byizewe ukweho kwa Rutayisire. Watangiye kumva umunyenga wabyo, ngewe byantonze, narajije amata muri frize irabyuka yabaye barafu, sinari mbimenyereye mw'abantu mwe, nta kidatonda. Ubwo Rutayisire ajya n'abahugura rero. Mama Mira yahumetse isigane, ayikata ayo mata arapfa, ariko niba ari ikivuguto mushyire ku kazuba. Ikindi ejo naratashye nari nzi kwihinda ko mutacometse firigo nimuyitwika, ati iracometse. Ntabwo firigo zihinda, firigo yahinze ibigiye gupfa. Yewe naratashye nibite ko mutacometse firigo, ngwiracometse Papa Mira. Papa Cha murakoze mugire umunsi mwiza rero. Ariko twese ndi kwa Rutayisire kuri 078 3 42 58 8 078 3 42 58 71. Ni ibigaruka, ubwo ejo tuzanareba, tuzongera tunarebe niba bishobotse tugaruke no ku rugendo rwa Ken Rugaba mu Rwanda. Ubu ngubu nawe uri i Kigali. Aje guha pole ikipe y'abasirikare APRFC. Katugende tuzabigaruka. Ariko buriya no koko hano hari ikipe ye yitwa Vipers. Buriya bitunguranye ushobora kujya kubona ukabonaje muri show. Reka tubyihorere tureke tuzatubiganira. Vipers izakina na APR wa kintu. Twagiye. Imana barinde mwese.